Good morning, Optimist family. Mwaramutse neza. Kubo tudairukana muraho neza. Ni upcoming Ruby Global Ambassador Peter. Tugiye gutangira training yacu uyu munsi. Uyu munsi turi kuwa mbere. Umunsi wa mbere w'icyumweru. Icyumweru tariki 18 muri 2021 iminsi 17 yamaze kurangira, twatangiye umunsi wa 18. Ndizera aho uri hose ukomeje guharanira intego zawe ufite muri no mwaka mu buzima busanzwe ndetse no muri no business yacu. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku mabanga 8 abantu bose bari successful bahuriraho, abantu bageze ku ntsinzi ifatika mu byo bakora, yaba muri no business yacu no muri business zitandukanye zisanzwe. Ibintu 8 bahuriraho. Ndabakiriye kubamaze kuhagera. Nkuru nziza Gerard ngo hayikaze. Upcoming Gold Executive Prime Innocent ngo hayikaze. Mumfashe muncaringire ku magroupe, wafata screenshot ugafata link iyi training y'uyu munsi, uklik ahanditse share ukajya kuri copy link, ugafata link ukayisharinga kuri groupe zawe. Mu gihe waba ufite groupe y'aba membre cyangwa se urimo ya upline ndetse n'izindi groupe zose za Optimist, mumfashe mu munota umwe turaba dutangiye training yacu uyu munsi. Ngiye gutanga umunota umwe, mumfashe musharinge ku magroupe yose murimo. Most welcome upcoming Gold Executive Prime Elize from Musanze. Most welcome upcoming Silver Executive Prime Gasigwa Jimmy. Most welcome upline Global Ambassador Prime upcoming CEO Champion. Most welcome upcoming Gold Executive Prime Habimana Patrick. Yes, mufate screenshots musharinge ku magroupe. Most welcome Dani Wizeyimana. Mu masegonda make turaba dutangiye training yacu uyu munsi. Amasegonda 40 turaba dutangiye training yacu uyu munsi. Mumfashe musharinge ku magroupe yose muherereyemo, yaba ya Optimist ndetse n'andi magroupe atandukanye ya team. Most welcome upcoming Gold Executive Prime Cyprien Nkurunziza. Most welcome Eric Madiba Dusenge. Mbahaye ikaze aho muherereye hose. Ndagira ngo mbwira aho uri kurebera, nimba uri mu ntara, nimba uri muri Kigali, mumbwira aho muherereye, cyangwa se nimba uri hanze y'u Rwanda. Byaba byiza unsuhuje umbwiye naho uherereye. Ikindi, nimba uri kureba ino video ari replay utari live, ndabizara abantu bafata umwanya ni mugoroba bakaza kureba training, mu gihe atabonye umwanya wo kureba aka kanya, nyandikira, uze kunyandikira ko uri kureba replay cyangwa se uri gusubiramo. Ndaza gusubiza commentaire yawe ninyibona ni mugoroba. Yes, ndizera buri wese n'amaye ikaze turi kumwe akanya dukuze umuremyi Theonest. Most welcome. Most welcome upcoming Gold Executive Prime Damur. Yes, reka dutangire topic yacu uyu munsi rero. Topic yacu uyu munsi ravuga ngo amabanga 8 abantu bari successful bahuriyeho. Top 8 secrets most successful people have. Amabanga 8 abantu bari successful bahuriyeho. Amabanga 8 abantu bari successful bahuriyeho. Most welcome Ramadan Ngiruwonsanga Isa, ari kurebera i Rubavu. Yes, tuguhaye ikaze udusuhurize nabo muri Rubavu. Amabanga 8 abantu bari very successful muri business yacu, muri business zisanzwe mu buzima busanzwe, ibintu 8 bahuriyeho. Now nuza kureba uzasanga akenshi muri trainings nkunze gutanga hano
ntago nkunze kuvuga cyane kubijyanye na skills, kuri uburyo bwo gutumira, uburyo bwo gukora presentation, uburyo bwo gukora follow up, uburyo bwo gukora closing, sibyo ndabyigisha nabyo rimwe na rimwe, ariko ntago ari byo nkunze kwigishaho cyane. Impamvu ni ibyo birakenewe cyane, ndetse ni nabyo biduha umusaruro. Dukeneye no kubyiga umunsi ku munsi, ndetse n'aba uplines batandukanye barabitwigisha hano umunsi ku munsi. Ariko ufite zo skills, udafite mindset ya nyayo, ntago wabasha gutera imbere. Ariyo mpamvu uzasanga hari igihe umuntu aza muri business ataragira n'izo skills, ariko bitewe nuko afite mindset nziza, mindset ya nyayo, akabasha kwita atera imbere vuba za skills zikagenda azimenya. Ariko hari nambwe ikomeye yateye abandi bafite za skills bataratera. Kubera iki? Skills yego ziri very 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 important, ariko mindset, imyumvire yacu iri much more important all together. So uyu munsi rero n'ubundi ngiye kuvuga ku bijyanye na mindset, cyangwa se ese abantu bari successful, abantu babasha kubona umusaruro mu buzima, abantu babasha kubona umusaruro ukomeye muri no business yacu, ni iki bahuriyeho? Ni ibihe bintu bahuriyeho all together? Most welcome nkuru nziza Gerard uri i Rusizi, tugwaye ikaze cyane, ndetse udusuhurize n'abari muri Rusizi. Most welcome Anualite Nyiranseka nabo, ndetse most welcome Isimbi Provi, mwese nabakiriye. Ibintu umunani bahuriyeho. Ikintu cya mbere abantu bari successful bahuriyeho, abantu bafite amafaranga menshi bahuriyeho, ukeneye kugira nawe kugira ngo ugire amafaranga menshi muri no business yacu, kiri very very important. They believe in themselves. Abantu bose bari successful, abantu bose bafite amafaranga menshi bigirira icyizere. Nawe ndabizi ntago ari ubwa mbere wumvise ibi ngibi, ntago ari ubwa mbere wumvise ko ukwiriye kwigirira icyizere, ndetse ukinatangira business uhabwa NDO, waguhaye NDO wari wese yagusobanuye yuko you need to believe in the camp. What matters most is how you see yourself. Kwigirira icyizere, then you need to believe in the company and believe in the products. Ariko se ikibazo nshaka ko wibaza akanya, ese nshuti yanjye waba wifitiye icyizere gihagije? Reka nkwereke uburyo ushobora kuba utifitiye icyizere gihagije. Ushobora kuba wumva ko wifitiye icyizere, ariko reka nkwereke uburyo ushobora kuba yego hari icyizere wifitiye, ariko ukeneye kukizamura, cyangwa se ukeneye kwigirira icyizere birenze aho biri uyu munsi. Hello? Kubera iki? Nuko amafaranga winjiza, amafaranga, ejo ndi kwiga imwe muri videos z'umwe mu mentor banje bita Bob Proctor, aravuga ngo the money you make is at the same level with the self confidence you have. You need to be, nimba uri ku rwego rumwe ukaba ushaka kugira ku rundi rwego, nuko bigusaba kugira self confidence yo kuri urwo rwego ushaka kugeraho. Aravuga ngo uzamuye icyizere wifitiye, uzamuye confidence wifitiye, bizamura n'amafaranga winjiza all together. Bishatse kuvuga iki? Uyu munsi hari icyizere wifitiye, ariko cya cyizere wifitiye ukeneye no kukizamura cyane kurushaho. Ya confidence ufite irazamuka kurushaho. Uyu munsi nanjye confidence ifite ikeneye kuzamuka kugira ngo ive ku rwego rw'amafaranga ninjiza igere ku rundi rwego rw'amafaranga nifuza kugira gute kwinjiza all together. You need to believe in yourself. Ukumva ko ya ntego wanditse utangira uyu mwaka, cyangwa se mbere yuko uyu mwaka utangira, ukumva ko ayo mafaranga koko urayadizavinga 100%. Nawe kare nandi kuvuga ese niki cyakoreka ko ushobora kuba utarigira icyizere kiri ku rwego nk'urukenewe? Nuko uyu munsi cyane bikunze kutuba tukiri bashyashya muri no business. Ndabizi muri telefone yawe ku rutonde rw'abantu ufite muziranye, of course ni umuntu wese ufite nimero mwamuziranye, nubwo mwamutaziranye cyane ariko mwamuziranye, hari abantu ugeraho uri gukora liste, cyangwa se watangiye gutumira ukabasimbuka. Icyo ni kimwe mu bimenyetso byerekana yuko
utarigira icyizere gihagije. Nimba ari abantu gisimbuka ukumva batakumva, ukumva utababwira business, ukumva business batayumva, ukumva business batayijyamo. Are we together? Nimba by'umwihariko ndabizi wenda kuba leader turi kumwe iki gitondo, izo step abenshi bashaka kuba baramaze kuzirenga. Kimwe nuko ushaka gusanga hari urwego rushimishije ugezeho muri no business, ariko iyo step tarayirenga. Hari abantu gitinya kuba wabwira no business. Nshuti yanjye, nimba hari abantu gitinya kuba wabwira no business, ni kimwe mu bimenyetso yuko utarigira self confidence ihagije. Are we together? Igirira icyizere cya mbere, wumve business wabonye kwikora, sibyo? Business appliance batandukanye dufite hano bafite results zishimishije. Dufite aba millionaire sako members hano hanze, na abantu bake cyane bamaze kwinjiza arenga miliyoni 20 nk'inyungu mu bintu bakora. Na abantu bake cyane bamaze kwinjiza arenga miliyoni 20 nk'inyungu mu bintu bakora, cyangwa se babikuye mu mushahara. Ni bake cyane, ariko dufite aba millionaire sako members hano binjije arenga ayo mafaranga. Bivuze ngo bamaze kugera ku rwego rwa success. Though success is a journey, ukugera kuri kimwe niko hari n'ibindi ukeneye kugeraho, ariko hari success ishimishije babashe kugeraho. Bivuze iki? So birakwereka yuko business urimo irakora. Of course nta nubwo ari kwinjiramo utabona ko ikora. Business urimo irakora. Ni benshi hindurira ubuzima, ni benshi ndetse yageje no ku buzima bundi burenze, cyangwa se babayeho noneho bwa buzima benshi bafata nk'ubuzima bw'inzozi. N'urugero mu minsi yashize twabonye umwe ma uplines mu ba mentors bacu, Duncan agura imodoka nziza cyane, imodoka ihenze cyane bita Range Rover. Siwe gusa tuza abantu benshi dukorana muri no business bageze ku bintu nk'ibyo ndetse n'ibirenze ibyo ngibyo. Bivuze ngo business wamaze kubona ko ikora. Ikindi cya kabiri, products wamaze kubona ko zikora. Ni benshi badubuhamye umunsi ku munsi. Ejo bundi turi muri mega sizo, upline Jeanne ari kudubuhamye bw'ukuntu yakize cancer abikesha zino product. Upline Esperance ari kudubuhamye bw'ukuntu yakize hepatite agakira n'izindi ndwara zitandukanye abikesha zino products. Upline Nadine ari kudubuhamya bw'ukuntu yakize asthma, ndetse n'ubundi buhamya bwinshi twumva umunsi ku munsi, tubona bapostinga abantu, dusharinga ku ma group n'ahandi hatandukanye. So products twamaze kubona ko zigira gute, zirakora. So bivuze ngo igihe cyose ugitinya kubwira umuntu business, ntago ari uko business idakora. Business nawe ubwawe urabizi kugira gute irakora, ahubwo nuko utarigira icyizere gihagije cyuko yakumva, cyangwa se cyuko wakorana nawe, cyangwa se cyuko yakinjira muri business. Rero ndagira ngo challenging aka kanya yuko igirira icyizere 100%. Wikigira icyizere ngo garukire kuri 90%, 80%, no. Umva yuko business urimo nimba ikora, nawe igomba kugukorera. Nimba hari abo yakoreye, hari abigeza ku nzozi, hari abigeza ku buzima bwiza, nawe igomba kugezaho. So kugira ngo ibukugezaho, nuko wigira icyizere 100% cyo gusharinga amakuru ufite ku bantu bose uzi. Are we together? Ku bantu bose uzi nta numwe usimbutse. By'umwihariko nshuti zanjye turi kumwana muri bashya muri no business, rekeraho gusimbuka abantu muziranye muri contact zawe. Abantu bose muziranye babwire business. Babwire business, bakumve cyangwa nibakumva ariko wagize gute wababwiye business. So that was number 1, believe in yourself. Igirira icyizere gihagije, wumve yuko you deserve success and success deserves you. Are we together? So number 2,